igituba yiberemo hasi. Mwige kurongoza umutwe w'imboro. Iyo urongoza umutwe w'imboro akenshi umugore akunda aba yumva uri kumukirigita cyane. Ni imboro iryoheye ijisho, ni imboro iryoheye igituba, n'igituba nacyo kikishima bitewe n'uburyo noneho wakinofesheje ukajya umwumvisha umunofesha ugashyiramo umutwe w'imboro kugira ngo wa mugore agire ubushake noneho ajye atangira ayishakire. Bira byo kuvuga ngo yatinya gufata ku mboro kandi mujyamo buri munsi usweranira muri piscine bibaho. Igituba yiberemo hasi ariko kucyonka umukobwa ari hejuru batazi byari ahubwo babimenya ari uko umuhungu ari ukazamuza ariko se ubundi yarari mu bikira kandi yego yashyizemo ururimi yari kucyonka muri piscine byashyushye hasi. Hahandi umukobwa muva muri piscine mwagera mu cyumba ugasanga amaturu yabaye amaturu. Umugabo imboro yahagaze mu ipantaro. Iyo urongoza umutwe w'imboro akenshi umugore akunda aba yumva uri kumukirigita cyane. Kubyo umurongoza umutwe w'imboro atari yafata ku mboro y'umugabo ngo yumve ihagaze ute ishyuka ute. Yes. Nta nubwo barayibona atari nta nubwo bacana n'itara ugasanga umugore arashaka ko babikorera mu mwijima agashaka ko imujyamo atabanjije kuba yayikarisa. Fata n'ibera ariko kurongora akaba nagikoraho wewe ari n'imboro irimo. Ni hahandi umugabo yumva n'itandukaniro ry'igituba cyawe uko kiryoha. Ibyo bita ngo nusu. Sasa bigenda bite? Umutwe iyo urongoza umutwe w'imboro akenshi umugore akunda aba yumva uri kumukirigita cyane ku buryo ari kwa kundi umugabo aba agukurura ati yose yishyiremo ni wo kwikururira kavuga ati sheri gira vuba vuba uyishyiremo. Noneho uko ugenda umurongoza umutwe w'imboro uba umeze nk'uri kuyimuha gatoya aba ari byo bita ngo ni nusu mu bifatira aho ngaho. Abantu kunomfesha nuko nofesha wa mungane kugira ngo noneho ukuntu umwana bamuha biswi akamuha agace gato yumva ari gutamu. Kwa kundi noneho utangira kujya nawe utangira noneho kujya yikururira. Nubwo simujya muvuga ngo abagore wanyu ngo banga kuzifataho. Hari abantu bajya bararana n'imyaka 5 igashira ariko umugore atari yafata ku mboro y'umugabo. Abati iki ni igisi. Nawe tangira mwige kurongoza umutwe w'imboro. Ari n'umuntu utangira kumurongoza umunofesha. Dore azatangira ajya anayifata yumve nuko ihagarara neza. Abagore nibaze biga amasomo ngo ni igisimba kirakintu ahubwo ngewe nyoberwa impamvu mba imyaka 5 atarafata ibyo bintu. Sasa iyo umuhaye umutwe ngo yanakwica ubundi avuga ati shyiramo umurati. Iyo umuhaye umutwe rero w'imboro ukamunofesha nuyishyiremo imbere kazajya urongoza gutya gakeya nuyimarire ukoresha umutwe w'imboro. Babyita nusu maze urebe wa mugore aratangira anayikabakabe wanasinziriye kugira ngo yishyiremo yose. Sasa ubwo noneho urumva iyo isiramuye bari ibibazo. Imboro isiramuye iyo iryoha abantu kuko bafite imboro isiramuye nabo barabizi. Abanyarwanda bigira abana beza kandi babikunda. Bira bintu biraryoha. Akenshi burya iyo urongoje umutwe w'imboro n'umugore atangira kubona impinduka muhindure mu buriri akatangira akagira ubushake noneho akatinyuka noneho akajya kikuha neza kikwereka kwawe kuba wagikirigise wamuhaye umutwe w'imboro noneho atangiriye ishoka. Zasanga mu cyumba akagurukamo agashize hariya kugira ngo noneho uyimukiremo yose uyimariremo korera umaze iminsi umurongoza umutwe w'imboro utayishyiramo yose. Sasa ubwo umuntu udasiramuwe ibyo ntago bimureba. Oya biramureba kuko buriya yari infinite. Ari infinure. Nubwo yaba ari ifirimbi idasiramuye arabo barabikora. Ikibazo nta mutwe waba ugaragara waba ari infinite. Nibagiwe na gifite idashyira ukuntu bimeze ibisa nabi ni nk'igituba kitacimye nacyo kiba gisa nabi. Mukanya bitubwira yego ubona gifite isura mbi kitagaragara neza. Ngo bimeze bite kugira ngo umuntu urumva umuntu udasiramuye umutwe w'imboro ntawe afite uburimo indani
ubwo bibe kurongoza inusu ntabwo yabishobora. ntabyo yashobora kuba yuko nawe aba afite icyo kibazo. Abagabo batarajya kwisiramuza mugereyo rwose ni ubuntu, ubundi namwe mwige kurongoza umutwe w'imboro bizabaryohera cyane. n'abadamu banyu bajye banafata n'umwanya wo kuyikoraho ngo yumve uwo mutwe w'imboro bavuga ngo umurongoze nawe umutwe w'imboro kugira ngo nawe yumve uburyohe bwa kurongoza umutwe w'imboro. Biraryoha cyane. Bigerageze ni ejo bazatubwira muri comment. Abagore nabo bamenye ubwenge, basigaye bazi kugenzura ko umugabo we azi kuba yahindura iyo positeri yo kumurongoza umutwe w'imboro. Burya uko umugore yumvisha akantu hari igihe nawe cyangwa umugabo akakumva agiye atinya kubikora kugira ngo umugabo we atagira ngo yavubikwe ahandi. Ahubwo mujye mutinyuka muganire uvuga ati sheri hari ikiganiro nabonye ati nawe nyigusunikira ukirebe, ibyo biroroshye. Umugabo akataha avuye ku kazi nawe azi icyo gukora. Hagati umugore wanjye anyetse akantu k'ubwenge ati no munsi none ndamurongora paka gishyuha. Gusweranira muri pisine bibaho, ariko ujya kubona ukabona umugore nawe ati akunda kuba yajyamo akenyeye akenda, urabona agasharupu tumwe dutoya ukuntu, ugasanga imboro rwose yahagaze mu gituba amazi noneho niyo ari kubongera umuvuduko. Ubundi bavuga ko umugabo atashyukurwa ari mu mazi, biriya bintu byaje gute? No mu mazi manini barabikora, no mu nyanja barabikora. Rega igituba kiraryoha n'imboro kandi ikaryoha, aho yaba igeze nuko waba uri mu rubura urarongora. Usanga mubikoze utazi naho bivuga. Ubu mukoresheje positeri muri pisine, muri pisine muhaka inyuma umukobwa arunama nk'usa nk'uhengetse inyuma akaguhereza nyashi nawe akaguturuka inyuma ugasanga wana yayishyiriyemo inyuma, ahubwo mukajya munsi y'amazi nk'iyi. Noneho ko umugabo usanga abagabo abatipe benshi noneho ko acyongeramo muri pisine ugasanga ari konka akinyuma. Se ko bavuga ngo akinyuma gakorwa gute? Akinyuma gakunda gukorwa muri cya gikorwa umugore wenda umugabo yarangije ituru ya mbere wenda ituru ya kabiri, kugira ngo noneho n'umugore nawe yumve imboro uburyo noneho bayicisha inyuma, ugasanga ntayicisha mu kibuno mu gituba akaba ariho ayishyira, niho umugore atangira kumva uburyo bw'imboro. Akenshi abagore benshi barabitinya gukora k'inyuma, ariko bifasha abagabo bafite imboro ntoya kuba yakurongora wunamye cyangwa upfukamye ku buriri, nawe agasa nk'upfukamye agashyiramo ya mboro ayicishije inyuma mu gituba cyawe. Bivuze ngo hari umugabo bari abagabo b'ibisore baba bafite imbaraga bakora muri gym, yahita gusatura uwo nguwo. Hari abagabo b'abasore bakunda kurongora abakobwa babateruye nyine. N'impamvu akenshi abakobwa batoya bahora bari bafite hiti, kwa yuko umukobwa mutoya nubwo twaba twicaye muri ino ntebe mfite kuba nakicara ku mugabo gutya, ugasanga uyu ni umugabo wicaye kuko nicaye gutya, ugasanga wa mukobwa araje yicaye hano, amaguru akaguru kamwe agasubitse hano na hano, umugabo none akagufatira hano neza mwicare ku ntebe, ugasanga none ari wenda akakurongora neza mwicariye. Akenshi hari n'abantu babikunda, hari intebe zigezweho zimwe zimeze nk'intebe ariko kameze iriya nayo ikunda kuba yaryoshya imibonano, kugira ngo mujye kubikorera no ku buriri mugahindura sitiri mukabikorera no kuri iyo ntebe. Eva wakoze cyane, tanga nimero yawe. Ni 078 2 6 7 5 9. Isubiremo kugira bayumve neza. Ni 078 2 6 7 5 9. Urakoze cyane.